kubaka kiliziya nk'iyi mu gihe kitari na kinini, imyaka 10 ntabwo ari myinshi, nta mwe murimo ugereranyije n'ubushobozi bw'abakristu, none mukaba mugeze ku rwego rwo kwiyegurira Nyagasani. Ni igikorwa gishimishije, kibahesha ishema, kikanahesha Imana. Bari aha mwese nagira ngo mufashe dushimire buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa. Muhagarariye Leta y'u Rwanda muri uyu muhango, ndifuza kubanza gushimira ubufatanye bwiza kandi burambye hagati ya Leta y'u Rwanda n'imiryango ishingiye ku myemerere, ariko by'umwihariko Kiliziya Gatolika. Twese tuzi neza ko Kiliziya Gatolika ifite uruhare rukomeye mu mibereho myiza y'Abanyarwanda binyuze mu bikorwa by'uburezi, ubuvuzi, imibanire myiza n'iterambere muri rusange. Ingero ni nyinshi mu gihugu cyacu ndetse no mu ntara y'Amajyepfo, ariko nagira ngo ngaruke by'umwihariko kuri paruwasi ya Ruyenzi turimo uyu munsi. Mu gihe gito iyi paruwasi imaze ishinzwe yagaragaje ibipimo bifatika by'iterambere, imibereho, imiyoborere myiza. Natanga urugero rw'amashuri meza kandi atanga uburezi bufite ireme ari muri iyi paruwasi ya Ruyenzi, inyubako nziza zitandukanye by'umwihariko iyi kiliziya yaheshejwe uyu munsi, zubatswe ku bufatanye bw'abakristu kandi zikaba zijyanye n'icyerekezo cya Leta y'u Rwanda cyo kubaka ibikorwa remezo byiza kandi bihamye bituganisha mu cyerekezo 2050. Twishimira kandi ko iyi paruwasi ifatanya neza n'urubyiruko rwa hano ndetse n'inzego za Leta mu bikorwa byiza biganisha imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ndagira ngo rero mfate uyu mwanya nshimire abakristu ba paruwasi ya Ruyenzi bitabire bwanyu muri gahunda zitandukanye za Leta. Tubazi nk'indashyikirwa kandi twifuza ko mwakomerezaho ndetse na bagenzi banyu bageze ibirenge nabo mukagendana nabo. Ndabasaba ariko kandi kuba indorerwamo n'intangarugero aho mubarizwa, aho mutuye, mu masibo, mu midugudu yanyu, mu tugari n'ayandi matsinda yose mubamo, mukaba ambasaderi w'imiyoborere myiza, urukundo, ubumwe n'ubudaheranwa, kuko ibi byose bikubiye mu ndangagaciro zacu nk'Abanyarwanda. Nk'ubuyobozi twifuza ko uko tubabona mukeye mu kiliziya, ko musa neza mwitabira mwumvira, ari nako mugandukira n'ubuyobozi bwanyu kuko nabwo bushyirwaho n'Imana. Mu gusoza, ndashimira cyane Kiliziya Gatolika uburyo ikomeje kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Leta y'u Rwanda izakomeza gufatanya namwe muri uwo murongo hagamijwe kubaka igihugu cyubakiye ku bumwe, amahoro, ubufatanye no gushakira abaturage imibereho myiza irambye. Ku cyagarutsweho kijyanye na santarari ya Masaka igifunze, ntabwo ari ho honyine. Nta nyungu Leta ifite mu gufunga kw'insengero, ahubwo ni uko twuzuza ibisabwa Abanyarwanda bagasengera heza kandi hahesha Imana icyubahiro nabo habahesha icyubahiro. Igikorwa rero cyo gufungura insengero ntabwo cyahagaze, ubundi inzego zibishinzwe zikomeza kubikoraho. Ndifuriza paruwasi ya Ruyenzi gukomeza kugira ubukristu bwimbitse bwubakiye ku kwemera